Yes, reka nanjye ngusuza kandi ngushimira ko warisemo gukurikirana iyi channel ni by'agaciro gakomeye cyane. Kandi nsuze inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye yaba abari hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye yaba hano ku mugabane wa Afrika, i Burayi, Amerika, Aziya, Australia, hose mwese ndabasuhuje. Kuri kamera kandi ndi kumwe na Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. Nishimiye kukwakira. Nanjye nishimiye kunyakiye muri iki kiganiro. Reka duhe ikaze nyine abakunzi bacu, abatwemera n'abatatwemera mwese tubaha ikaze. Niyo mujye murya nk'abarya amafi. Iyo umuntu arya ifi agenda gakeye. Niba utananyemera jya ujonjora mu byo ndi kuvuga uvuga ati ariko nubwo ntakwemera kako ni kazima. Basi ubundi umuntu urya ifi aritonda, umuhora akajya awushyira ku ruhande, ihwa akarishyira ku ruhande, ubundi akarya umuhore yitonda kabisa. Abahanga bo buriya buboro bw'amahwa bumeze nk'amababa babushyira ku ruhande, igitwe bakagikoresha isosi ku buryo biza kuborohera. Rero namwe mujye murya nk'abarya amafi niba hari aho utanyemera, ariko basi uvuga ati reka numve ariko numve. Yego, twicaye hano kuri Makita Tent Design rero. Yego, abantu bajya bagira bya birori rwose by'ubukwe, birori bihuza abantu benshi hano ndahagushimira. hase buriya Makita niyo amaze gukonfirima neza. Uriya ukuntu umuntu yubaka izina uri kumva yagera akabati ndishyizeho muzaze muhangane na hano mu Rwanda mu bijyanye n'ibintu by'amatente. Sharabahiga pe no kwambika abageni, ubwo ibijyanye n'ibukwe byose ni Makita arabahiga. Tujye tuvugisha ukuri. Ceremony zose ushobora kubagize n'ibyago ukeneye ko umuntu ashobora kugufasha muri izo ceremony. Ndaguha ngo Makita arabahiga wikwirwa uvunika kuko uzi impamvu abahiga, wowe uza wenyine ugataha serivisi zose uzibonye. Byose ni kuri Makita. Yego, ni hano Kimironko. Ku muntu wifuza rwose serivisi zaho nimero ziri hasi aho ngaho. Aha Roba, reka twigarukire rero. Hari inkuru imaze iminsi iri kuvugwa ariko itavugwaho rumwe yazanywe n'umudamu witwa Aisa Kiza, ngira ngo ni umuyobozi wa Royal FM. Yari arimo avuga ku bintu by'urubyiruko usanga cyangwa se hari igihe babaho nabi kugira ngo bashimishe ababyeyi babo. Yego, ariko we usanga atari ko yabibonaga, avuga ati ni gute umuntu yitera icyuma kugira ngo agire baho neza, nihagira ikisaguka uha ababyeyi bawe. ariko wakeneye akavideo ke cyangwa se akaudio ke, reka twumve uko yabivuze. Yego, noneho tubone kubiganiraho. naza kumukotinga nabi kuko numva ashaka kuzana akanyafu gake. Yes, kanyafu kandi. None se reka tubanze twumwumve. kwitera icyuma abana usanga bakurira amafaranga meza hano Kigali, akorera yambaye imyenda mibi, yambaye inkweto mbi, wajya kubona ukabona ababyeyi mu cyaro bariyicariye bategereje ko agomba kubohereza amafaranga akishyura minerivare akabatunga akagira ikintu. Wowe uzitunga ryari? Nta ka breakfast ufata, nturya neza, usohokana bagenzi bawe, urajya ku kazi n'umutima mubi n'ikinamukushi, wirirwa ushihura abandi kubera ko udufaranga twose ukorera usanga tugiye mu bintu bitari inzozi zawe, tugiye mu bintu utifuza. Ugasanga umwana araba mu kageto kabi, arakorera wenda 500, yagakwiye kuba mu kageto byibura k'ijana, 120, ariko aragiye kuba mu ka 30 kugira ngo asagure amafaranga. Noneho barirwa bamwiba, barirwa kubitwa n'abajura bamanuka hasi. Nta mpamvu nimwe ugomba kwitera icyuma. Kora ibyawe asigaye, ubwira umuryango ati burya 5 nibyo bisigara, mubikoresha icyo mushaka. Papa ajye guhinga, mama ajye korora inka, cyangwa agira iki afashe barumuna barera abana be, niwe wababyaye. Rero twebwe tugira ahantu wumva inshingano ntago ari izawe. Icyo ugomba gukora ni ugufasha nk'uko wafasha undi muntu wari wese. Mabere yuko kutarusha ako nikute twisanza. Uyu we ni rutanga rw'amaboko, urumva ko yahise akoresha ijambo riremereye cyane, ntago ribashe kurisubiramo. Urumva iyo tugiye muri spiritualite, isi yubakiye ku cyo bita igiti kimenyesha ikibi n'ikiza, sibyo? Noneho hari icyo bita tissu de mensonge. Uri kumva iyo Satani adodera abantu umwambaro, abo badodera mu cyo bita tissu de mensonge. Donc ngo no umwambaro w'ikinyoma. Abari nk'igitambaro kera ariko indodo zikidoze. Nk'ibi bintu bya Aisha ubyumvishe neza, Aisha ubyumvishe neza, wakumva ari ukuri, ariko mu by'ukuri ni ukuri kutagira iki ubumuntu.
ejo hari ifoto nashyize kuri status yanjye uri kumva dushaka kumwandize kwigushyire kuri thumbnail abana b'abakobwa biteretse amacupa sibyo yego noneho hasi nandikaho amagambo akomeye yatangaje abantu naravuze n'ubeje bundi mu bukwe bwabo tuzaba turi kubaririmbira ngo amata y'ababyeyi urayasize uri kumva ngo urabeho nyampinga ikeye uri kumva sibyo yego ariko bari biteretse za kiwingu uri kumva ariko mu kanya tuzaba turabaririmba izo ndirimbo bivuze iki rero ngo amata y'ababyeyi urayasize kandi asize za kiwingu kandi za kiwingu asize uri kumva hari ijambo ryitwa ndinda reka turikoreshe mu buryo bubiri iyo umubyeyi uri kumva cyangwa n'umwana batarindanye habamo induru evo yego uyu munsi simbizi niba Aisa ari umufeministe sibyo ariko hari inyigisho nyinshi ziva mu cyitwa new age yego ziri kugenda zinjira muri societe yo mu isi sibyo ariko zidafite imbaraga z'ubumuntu ariko mu mbaraga z'ibitekerezo umuntu yakumva ari ukuri abantu baba i Burayi cyane cyane i Burayi nibo bagira ibitekerezo nk'ibi ngibi bya Aisa sibyo yego ariko iyo ukurikiranye usanga hari amarerero y'abatoya uri kumva hakaba n'amarerero y'abakuze rimwe na rimwe bituruka kuki umubyeyi yanga kurera umwana sibyo noneho umwana nawe umubyeyi yazasaza akamubwira ati kangugerere mu gatebo kako wagize gute wangereyemo reka muhe impamvu zigera muri enye zikwiriye ko umwana afite responsabilité zo kwita ku babyeyi be siritu cyane cyane twebwe abanyafurika sibyo yego usanga umuntu atangira kwiga gutekereza gukora nk'uko ari kubivuga amaze kugimbuka mu gihe abazungu bo banatekereza ko umwana yatangira kumenyera gukora agitangira kwerekana icyo ashoboye twebwe rero biratandukanye twebwe utangira kumenya icyo waremewe nibura taranikugereyeho cyangwa se ugapfa gupfundapfundika ukabireka kuko ibyo ubona wumva Imana yakugeneye uri kubikandagiramo ugasanga harimo barriers zigutuma utagira gute utabikora niyo mpamvu uyu munsi umuntu mubaza ngo ese mbere y'uko ufata byagenze gute uramuganiza akavuga ati mwana ngenda hereye muri football biranga football nyigiyemo biranga njya mu gukina filime biranga ibya filime byanze njya gukubita umuziki biranga njya hano mu itangazamakuru riranga uri kumva yego ati ubu noneho naje kuba manager none bigize gute birakunze aho hantu hose ushobora no gusanga yarabishoboye ahubwo nuko wenda yinjiye mu kantu kuba manager isoko ritarabonwamo ijisho ngo abafite imbaraga bashoremo ikiganza sasa rero reka mbwira abantu badukurikiye umubyeyi afite responsabilité yo kwita ku mwana nk'umuntu yabyaye ariko akabikora atari ihame kanywesha iyo jambo guze kunyumva neza akabikora atari ihame ry'uko umwana agomba kubyitwaza no mu gusaza bwati wagomba kundera kuko wagize gute wambyaye kuko impamvu bivuze Imana ubwayo niyo ifite inshingano z'umuntu mu biganza bye kuruta nuko umubyeyi yagira gute azigira kuko Imana itakwitayeho n'umubyeyi ntago yakwitaho ubu dufite abana ababyeyi babyarutse kandi abana bakabaho dufite n'abana banze kwita ku babyeyi ariko ababyeyi bakabaho ngiye rero ndashaka kuganiriza iyo ndi gukora introduction wenda kuvuga ngo ndi umuhungu w'Imana n'abanyarwanda ariko bumva ururimi mvuga sibyo ndashaka kuganiriza abantu bitwa abakirisitu uri kumva ariko atari abakirisitu ariko atari abakirisitu kuko Christianity no kuba Christian ni ibintu bibiri bitandukanye hari mu Rwanda ubukirisitu bufite ngo 98%, sibyo? Ariko nahoze numva ngo inganda zikora inzoga zirenze 200 zinyobwa nabande n'abakirisitu bo mu Rwanda. Kuko hari umwapotere umwe ejo nasanze sha yacyujuje agifita kandi nyuma ari agasaraba uri kumva agatapote waruhamije ati mwana kwagiure kuri kumva kandi yageze hano hari ukunijwe riyo ryeze witeka avuganye nanjye amagambo akomeye hari ibintu by'imbaraga agiye gukora kumbi ni ngufu yabaze nijwi ry'icyuma nijwi ry'icyuma naho abandi bari mu munyengura aho ngaho wanavuga ati ugira ishyari wacyana kanigarukire kuri topic yacu sibyo
umubyeyi narivuze ngo afite responsibility zo kwita ku mwana yabyaye kuko nta wundi wamubyariye. Hanyuma n'umwana nawe afite responsibility zo kwita ku mubyeyi we, ariko akamwitaho ari umutima nama we umusabye w'umuntu kwita ku mubyeyi, atari imbaraga z'umubyeyi utegeka ngo njye narakubyaye ugomba kugira gute kunyitaho. Ubu dufite ikigeragezo gikomeye muri societe yacu, turenge n'imbibi zo kuba umuntu yarakubyaye n'abagushamitseho. Buriya vo niba hari umwakubaho nukwisanga ufite responsibility, wenda wamaze nko kubaka umuryango ukisanga ufite responsibility zo kwita ku aho uvuka, ukaba unita naho wagize gute washatse no n'umuryango washatse. None urumva donc responsibility aho washatse hari pressure. Abadamu n'abana beza, iyo umudamu ashaka ikintu nk'uko bibiri banga umugandukira abagabo banyu, akaba ashyize imbaraga mu gushaka ikintu shaba gishaka. Yeze kubona agastori kamwe ngo umuhungu yabwiye umugore, aramubwira ati sheri ndashaka tujya gusura mama. Turamusura se, ndashaka tujya kumusura, ahubwo umutegurira utuntu twazamushyira. Ayo anahita afata ngo ikiro cy'ubugari sijyo uri kumva, afata n'intoryi, afata n'utuntu tw'utukaroti, ashyira mu ntuza mu kanvelope, batsi imodoka. Uruba abantu bafite ubushobozi bwo kwata, aragenda. Ubwo nyina uwo muhungu yari atuye Gicumbi, umugore atuye Iburasirazuba. Baragenda agiye ko nabona bakasa umuhanda wa Burasirazuba. Umugore ati sheri ugiye he? Se wambwiye kugiye kwa mama. Ati ngiye gusura mama nyine. Nese mama wawe yarimutse. Mfite ikihe kibazo? Ngiye gusura mama. Nese mama wawe si mama wanjye? Undi atoya. Ati ntago twahinguka iwacu kwa mama utwaye utuntu tumeze gutyo. Ko wari utujyanye kwa mama se? Nyine urumva urebye nako ati wo yahagarara sheri, niba atari ibyo sinjyana nawe, wankura muri iyi modoka yo tukajyana. Ikintu isomo riri aho ngaho ni irihe: dukwiye kwita ku babyeyi bacu, ariko atari pressure z'ababyeyi bacu. Kuko iyo ugiye kuri pressure z'ababyeyi ngo ubiteho, hari igihe biba ngombwa ugakora ibyo utagakwiriye gukorera umubyeyi. Kuko naguha urugero rw'imyaka. Buriya kubaho ku mwana w'umuntu Bibiliya yaravuze ngo ni 70. Ubwo n'ukuvuga ngo estimation y'ubuzima bwacu tubare 70 nkuko Bibiliya bivuga. Ivuga 120 yaramanutse yageze kuri 70. Dufata 35. Iyo umuntu mu kuvuka kwe amaze imyaka 35, isigaye inyuma niyo kurya yabanjije. 36 buri wa 34. Kugera ku rwego umuntu agera kuri 35 n'urugero ntanze, ugasanga ubwenge bwe bwatangiye kumera nk'ubw'abana. Rero ni wowe ukwiye gukora responsibility yo kwita ku mubyeyi kuruta uko umubyeyi yatekereza ngo mwiteho, kuko iyo ababyeyi bamaze gukura baba bakora nk'abana. Kafata urugero rwafi kugira ngo abantu babyumve neza, icyo bita ngaruke kwa Kiza. Igitekerezo cye ni cyiza nk'izina rye, ni ukuri, ariko kudafite ubumuntu. Ngenda ndashaka kugira ngo noneho nkoresha icyo bita ubumuntu, tuganire ukuntu umuntu akwiye kwita ku mubyeyi we akamumenya, kuko niwe ugifite imbaraga zo gukora kuruta uko yagize gute. Rego urebye hano uretse n'ababyeyi gusa, hano harimo n'abavandimwe nuko abantu mu buryo butari direct. Ko yaravuze ngo ugasanga ngo ugiye guha ngo ababyeyi amafaranga kugira ngo bite ngo kubavandimwe umuntu bawe, ngo nibo bagomba kubitaho kuko nibo baba bababyaye. Urumva icyo gihe nuvuga ngo wikuyeho n'inshingano z'abavandimwe. Nakubwiye ko iyo myigishirize iva muri New Age. Hari rega nuko abantu batajya bahishurirwa, nyine uyu nababwiye ngo bahishurirwe banga kubyumva. Unose yataniye na wundi uvuga ngo yiposting. Ni imyigishirize zo kurwanya Imana, ariko abantu batajya babimenya. Ngo ujye wikunda, ngo ujye wiposting, abantu bagahita babikunda, uri kumva batanatekereje. Wowe niba utangiye kumva ko uvuye mu ijambo ry'Imana, reka turigaruke mu icyo Bibiliya ivuga. Yavuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Wowe niba utangiye kwikura mu gukura abandi mu makuba, you have a big problem. Kamfate nk'urugero rwa hafi. None se Evo, ndahamya neza ko abana bose bize muri bano mu Rwanda, abenshi bicaye muri ayo maradiyo n'ayo mateleviziyo n'andi ma office agiye atandukanye, abenshi majority ababyeyi babo bajyaga guhingira amafaranga kugira ngo bajye ku ishuri. None se niba warize ukaba wayigiye ku maraso ya nyoko ngo nuko afite responsibility, none ukaba wicaye uri gukaraga intebe ngo uri gushaka kugira gute ngo gusohokana n'abandi bagenzi bawe, ngo urashaka kujya gutura ahantu hahenze, ariko nanone wibuke ko mbere yuko iyo ngasire cyangwa se iyo ngazi wuriye
iyo ngazi wuriye ukagera aho hantu muri ako gasongero kuba ngo hari abana ngo bafite ngo akazi keza muri no minsi bahembwa neza, iyo ngazi wakandagiye kugira ngo ugere aho hejuru hari abandi bavunitse. Icyo ni icyambere, umubyeyi ukwiye kumwitaho ahubwo ukanatekereza icyabagirira umumaro kurusha n'ikindi. Kubera izihe mpamvu? Ari uburyo bwiza bwo kwita ku babyeyi. Mbahe urugero rwiza, iyo uhubutse nabwo barapfa. Iyo uhubutse nabwo ababyeyi barapfa. Uzi ko uyu munsi ubonye amafaranga ugahaguruka ugafata akawunga ka 25 kilo, ugafata umufuka w'umuceri, uri kumva, ugafata na karindwi k'amavuta, ugafata n'ikarito y'isabune, ugapakira mu modoka ukavuga ngo ugiye gusura umukecuru wawe. Ubu turi mu kwezi kwa munani, mu kundi kwezi kwa munani waba waramushyinguye. Kubera iki? Kubera amashyara abahehe mu cyaro. Turi kumwe? Nugiye gufasha bakwiye kumanza gutekereza imbaraga z'uwo agiye gufasha ari hehe, ndetse namufashiza mu sosiyete, uri kumva, kuko benshi babisaba ko ukora management. Kubera izihe mpamvu? Iyo uhaye umuntu, ndashaka kunoboramo akantu gatoya uze kunyumva neza n'abangurikiye bumva iki kiganiro neza. Iyo uhaye umuntu rimwe umwishumurisha, sinzi niba icyo kintu kizi. Iyo uhaye umuntu rimwe kugira ngo uziyambure kumuha, hari n'uwuha kuwa mbere yamenya ngo bagumuhemba ku itariki 28 na 7 abageze iwawe ari umubyeyi aje ko ati itariki bamuhemberaho nagize gute narayimenye. Rero iyo uri umuntu uzi gutekereza ukaba ufite n'umwuka w'Imana ukuyobora, urica ko ati ariko uyu mubyeyi wanjye ngiye kumufasha iki gishobora kumugirira umumaro, uri kumva, ariko nanjye kikaprotectinga kuba muri bwa buzima cyiza ari kuvuga. Yego? Hari uwicara akavuga ati mbo ni muhiye inka nkashaka n'umuntu uyiragira izabakamira ubutani bazongera kugira gute kumamagara. Ukicara kwa ati ngiye kwipena, ngiye kwitera icyo cyuma uri kuvuga ukwezi kumwe, ukagenda umubyeyi ukamugurira inka, uri kumva, ukamushyira n'umuntu yahirira, ukajya ukurikirana. Buriya iyi topic ni nini cyane, kuko ubu dufite abantu bagerageje gufasha ababyeyi babo nyine ngo bari gukora recompase. Urabizi cyane cyane nk'iyo ugiye muri ma complexe Tokayine cyangwa ya Diane, hari ukuntu umugore n'umuhungu, umuhungu avuga ati mama wanjye shawo nzamwatsa, nzamugeza kuri iki kintu. Uyu mworero wo kumva ko uzafasha mama wawe ukagutera gukora ibintu bituma ugira n'ubuzima bubi. Wari uzi ko hari n'abana b'abahungu banga gushaka kubera abamama wabo cyangwa se n'abanyina bagatuma badashaka cyane. Ubu dufite abahungu mwirwa mubaza ngo kuki badashaka, ababyeyi babo barabuje gushaka kugira ngo babahahire, barabibaburiyeho kugira ngo bagire gute umwana wanjye atazashaka. Gazanga umuntu abyeje imyaka 40 ari kubana na mama we, ngo mama wanjye amufitiye urukundo utasobanura, biba ngombwa kujya kubaka umuryango. Ariko gufasha umubyeyi, hari uburyo bune bwo gufasha umubyeyi, nibwo ngiye kuvuga kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Uburyo bwa mbere bwo gufasha umubyeyi ni ukwicara mukaganira, mukagira communication y'ukuri. Ukavuga ati rero mama, papa, babyeyi, bavandimwe banjye, income yanjye ni iyi ngiyi, sibyo? Kosa nanone roba ngombwa ko bayimenya. We n'urugero nyine nguhaye, wowe niwe wicara ukamenya communication yabo nabo. Kaga ati wenda ngewe ninjiza ibi nibi, ariko abavandimwe bagomba no kubimenya. Buriya biterwa n'ukuntu abantu babanye cyokoze. Hari n'uyamenya ko batayeyo tuzayarya yose, kuko isi yamaze kubamo kawo. Umuvandimwe waje no kumenya yuhembwa akabatisha noneho ntuzayamembwana wa kabiri ndakorogesha ndagukubita. N'urugero nyine nguhaye. Ariko niba ufite communication na family yawe, ugomba kwicara ukababwiza reality twagati ngewe income yanjye imeze gutya, ariko ama dépenses yanjye ameze gutya na gutya, ndumva nzajya mbafasha gutya. Ariko kwicara ukavuga ati ngewe nta responsibility mbafiteho, mwarambya ibyo birabareba, icyo kintu nta bumuntu burimo pe, ndabihakanye. Nababwira ngo niba ari byo ntimuzongere kumbyara. Ngo niba ari byo ntimuzongere kumbyara. Abantu bakibagirwa ko umuntu atari inyama gusa, ari umwuka n'ubugingo mu nyama. Icyo gihe ukirengagiza ko umubyeyi mu isi y'umwuka agufiteho uburenganzira. Buri umubyeyi ushobora kumwima ku wa mbere. N'urugero nyine ku cyumweru nako kazi uri kuvuga ashaka ati fini termine cyane. Buriya ikintu bita umubyeyi ni ikintu gikomeye. Narakubwiye ngo abantu bagiye bubaha ibintu bitatu: igihugu, umubyeyi n'ubugingo bwabo. Kuko nibyo bintu ubura
bigahora bisirikira muri mindset yawe. Buri umuntu wese wabuze igihugu cye, umuntu wese wabuze umubyeyi we, umuntu wese wabuze ubugingo bwe, iyo cycle iyo manka y'icyo kintu uri kubura gihora mu mutwe wawe. Rero ikindi cya kabiri, iyo umaze kumenya wowe ugiye gufasha, ni wowe umenya ngo umutima wanjye utegetse gufasha uyu muntu, ese ndamufasha iki? Apana itegeko rivuye ahandi, kuko ushobora kubyuka mu gitondo pasiteri akaza kugutegeka gufasha ababyeyi bawe. Ngo hoya, ngo hoya. Rega hari abantu babaho, suzi ko hari abantu babaho mu bitekerezo byabo bayoborwa na pasiteri. Niyo pasiteri atabivuze njye ntabwo nzafasha, ntabyo nzakora. ntabyo bibaho. Nubu hari ingo nyinshi rega ziyoborwa na pasiteri. Uri kumva wowe ubwawe n'umwuka wawe ukurimo niwe uguhata ngo ese umubyeyi wanjye ngiye kumufasha iki? None ubu dufite n'abandi bantu bakora ubugome kuri family zabo, sibyo? Umuntu ugasanga afite n'amafaranga ari kuyasesagura nkuko ari kujya kuryoshya, ari kujya kunywa, ari kujya ahantu hose. Uri kumva? Kandi abantu ari gufasha yirengagije iki? Bavandimwe be. Ubu dufite n'abandi bantu bakize mwana, usibye no kuvuga ngo wenda ngo udufaranga ari dukeye. Ubu dufite abandi bantu bakize, ugasanga umwana aje i Kigali arahiriwe n'urugero, abamukomokaho nta no kubafasha. Ugasanga abavandimwe baye muvuga ahubwo uri kubihakana. Babiri bange se baza gukoresha ubukwe nkano kuri Makita, akanga gutumira ababyeyi we ngo nta foto bagira cyane da. Agashaka ababyeyi b'i Kigali. Kizo story ndazizi neza. We nejo undi ari uwo twashingiye arabeshya nyina amenya amakuru ajyayo. Ntabwo turamisha ubukwe gutenge narakugiriye ko ntabwo nahaza. Nyine wabumisha. Kureka. Mubyeyi ni ikintu kidasanzwe, abantu bagiye bareka gukina no kwadukana imico ye mvaburayi n'indi. Uri kumva umubyeyi ako mwana uzi ko umuntu yabuze nyina ababuze byose. Hari igihe abantu baba bakina nyine akaza agatanga ibitekerezo ahantu, uri kumva, ariko hari ibikomere by'imitima uba ukomerekeje. Mubyeyi wagiye guhingira amafaranga, ngereka nkwe nk'urugero rwa hafi. Hari igihe njya ari umukecuru wanderaga, wawe nijya nkutera story. Bro, twajyaga tujyana guhingira amafaranga. Ahantu bita kwa Nizemungu. Hagataha yarushye kugira ngo mbone ukuntu njya ku ishuri. Warangiza uwo muntu ngo urabari biki? Agasirimutse. Ngo nagasirimutse. Ntabwo twamuzana muri sare nk'ingiyi. Abantu baduseka. Mama wawe wakubyaye. Ababyeyi bige kumenya abana babo, uri kumva. Abavandimwe bige kubana n'abavandimwe babo. Uziko umuntu ajugunya abavandimwe be, uri kumva. Hati sinabiteza, tukababona muri zisenyo zacu Kigali bameze neza baryoshye. Wambwira ngo uyu ni umuvandimwe wawe. Hariho numvisheje wonde bavuga ngo papa wafungiye Imageragere. Hati reka simuzi. Mukanwere so wanjye, uri kumva. Mama wawe abari mama wawe. Papa wawe abari papa wawe. Brother bari brother. Icyo bita amaraso ni ikintu gikomeye. Hakuzi ko abantu benshi bari kurira ku mivumo, uri kumva, no mu bibazo n'ibigeragezo abantu benshi bikoreye abenshi n'amarira atokomoka ku miryango yabo. Ni imivumo. Umuntu akaza, umuntu muvindimwe mwana murakurikirana mu nda. Urazanye muri business, ufite business wenda n'urugero. Nubwo hari abantu none babyitwaza bagahemuka, ariko nanone abantu bajye bicara babalasinge. Wowe ugiye guhemukira umuvandimwe wawe, umenye ko uri guhemuka. Ugasanga umuntu murabana wenda n'urugero afite yaraje naye Kigali arahirwa n'enjenyeri. Mwana muvindimwe mu nda, atari kuba ngo wenda baraguhashye cyangwa ababyeyi baratandukanye, muhuje ababyeyi bombi. Bro, akirwa agukubitisha igikarayi, uri kumva, wanavuga kuwa mbere agahita kujya kugufungisha. Bibiliya ivuga yuko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, uri kumva. Ikintu maze niba Imana iguhaye, sangira n'abavandimwe bawe. Ibyo kuvuga ngo baraguhondera ngo mu nzira baguhonda ikisi. Ninde wagize neza bikamugwa nabi? Ineza tujura bari neza. Nta muntu ugira neza ngo ineza ireke kumugwa neza. Ibaza nje sinzi ko abantu baba bateye, cyangwa se ni kwa kunda abana wenda aba bakiza baba baravukiye nk'ahantu nyine bakumva ko no gufasha. Hari igihe umuntu avukira mu muryango agasanga ababyeyi be n'ubundi baramuruta cyane. Ubwo bazi papa ndamufashe na mama ugasanga ni ugikeneye gufasha. Hako nkatwe tuba twaravutse ebana ari danje, birya bakimara. Iyi Imana itwibutsa tugomba natwe kujya kubira. Bajya kwiga uyu munsi bakagurisha ihene, ejo bikanga bakagurisha inka.
ega nicyo cyatumye Dawidi zikaba zarashize mu rugo, amasambu baragurishije barayamaze baripena, n'abandi barumuna bawe babuze ukuntu bajya kwiga kubera wowe, none urazamutse avuga ati sinshaka no kubiteza. Nicyo cyatumye Dawidi afata umwanzuro avuga ati mujye kunshakira kwa Yonatani, muri famiye yo kwa Yonatani, mundebere niba hari umuntu wasigaye wo kwa Yonatani, nibura zedire gute, nibuka urukundo nabanye na Yonatani. Umubyeyi yagurishije inka, urutoki rwose ararumaze, aripennye n'ipana. wasoza umaze kwicara kuri mikoro za radio, kuko bakugeza umuyobozi wa radio, ugahita bati ariko muba mutubaza iki, ugahita unabibiba no mu bandi. Ngira ngo niba ari abantu niba babigirwaho, si abantu bareberwaho. Iyo uvuze ikintu bavuga ko ari ba role model, ubu abantu bereye role model ubaciye gufasha ku babyeyi babo. Hari abantu bagobye mwana, bakobotse. Ngende gutanga urugero rw'uwo mukecuru yajyaga yicaga amata ku bana, uzi ko yari amaraso yanjye muri kurya. Manzi umenye aho wavutse, niba naho ntabwo ari uwagufashwa, abavandimwe ntabwo ari abagufashwa. Umuntu ufite iyo mitekerereze iva ku badayimoni, nta umuntu burimo, nta umuntu burimo. Ari ukuri ariko nta ni ukuri ariko ko nakubwiye ngo ni tisido masonje, uri kumva? Ni ukuri kutagira ubumuntu. Umubyeyi ariko abantu bazi umubyeyi icyo ari cyo. Uzi ko umubyeyi ari we muntu wa mbere uba ufite ububasha, uri kumva, bwo kuguha orientation y'ubuzima, kandi ibyo akwatuyeho bikagufata. Yego. Buriya usibye wenda no kumufasha mu bijyanye n'ubushobozi, no kumwubahuka. Bibiliya ivuga ikizi, iyo wahutse umubyeyi urakenyuka. Buriya Isa ari gukenyura benshi. Kubahuka umubyeyi, utureka no kumufasha no kumwubahuka, urakenyuka, ntabwo igihugu wakirambira. Uyu mubyeyi azamutse rimwe kabiri gatatu. Uyu munsi dufite urubyiruko rwangijwe n'amateleviziyo, sibyo? Rwageze ku rwego abantu benshi ntabwo bajya babibona ko turi gupfusha, kandi mu buryo tupfusha abantu bagenda bahagaze, nubwo tubivuga abantu bakadutuka cyangwa bakatwumva nabi. Ubu twapfusha abantu bapfuye bahagaze. Hari urubyiruko rwinshi rupfiriye kuri televiziyo. Uzi ko abana b'iki gihe bageze ku rwego, kuri standard. Nesevo umuntu ufite imitekerereze yo kudafasha umubyeyi we yakubura mu mbuga, aba ni babandi babasasisha amafurusheti. Abasasisha amafurusheti? Furusheti zirasasa? Nzara yagutonera igitoki, furusheti bu nizo zisasa. Nta makuru ari ufite? Gutya ziba ati urwara rwanjye rudawa washinga mu ntuza, ifurusheti agenda ashingira. Bari gukurura imico y'iki muri Amerika. Ubu muri Amerika umwana ngo ugomba kumurera, ukamurera, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuyobowe, ubwoko bwanjye burarimbutse kuko buyobowe n'abana n'abagore. Ejo uzabona nuza kuvuga ati imbwa, umuntu uzajya wubahuka imbwa hano muri iki gihugu. Imbwa yanjye iruta abavandimwe. Ubuze n'abantu bavuga ati hari umuntu ufite imbwa yitwa ngo umwana nk'undi. Kuko isi y'umunsi ngo imbwa niyo ibanza, hagakurikiraho umwana, uri kumva, hagakurikiraho umugore, umugabo mu bisheke, sibyo? Oya, habanza umugore na umwana. Oya, iburayi habanza imbwa. Buriho kugira ngo imbwa yawe uyihemukire, imbwa nibwo bagufunga kurusha abana bakuza bakurikiye imbwa. Imbwa wavamo bakujyanye mu rukiko wahemukiye imbwa. Imbwa ni danje. Habanza imbwa hagakurikiraho abana. Ngoza umwana, ubu dufite abantu bashaka ko barera umubiri gusa, ubugingo wapi. Bwari ukabona Imana hari ukuntu bagikubita, urabona bino byanwa by'ibyana byo muri mayoneze, wari wabibona? Abamwana warize iki, arabishashagirana, ashyiramo agasokoza, abana bagahoya ati kabisa muri kumva. Hako wakinjira mu bugingo asanga nta kintu kibereyemo habe. Uzi ko umuntu basigaye bamushakira umugore, uri kumva, kuhambira akajya ati ko mama barongora bati. Mama uri kumva, ubu dufite abana none ngaho ni muhimbane n'ababyeyi bange kubarera murebe. Nimwumvire abasitari banyu, muhimbane n'ababyeyi bagati ubwo muvuze yuko nta nshingano tubafiteho, kama mbaye natwe reka tubareke. Ese uyu munsi kankubaza ikibazo mu isi uko ubibona, gishingiye ku mateka ya Arisibeli n'abandi bantu, umugabo na leta ubyaye donc umwana bari uwande. Kuki umugabo na leta? Mwana se uwa bose, mwana n'uw'igihugu ariko akaba n'uwabo.
hano mu Rwanda ho turacyafite amahire bombi baracyafite uburenganzira ariko mu bihugu by'i Burayi umwana wibeshye umuvugaho gatoya ararumeze bazi kugeza azi ko ati kubarera byarakunaniye kubarera abana ngo niyo umubwira ati ngiye kubwira ati mama ndumva ashaka kurongorana kati mwana wanjye waretse ukazamanzuka ko ati ahita ajya kuri polisi akaba ati mama wanjye abambangamira urkumva kandi numva umubiri bahita bakwereka ngo ingingo za ngingo zitagira umuntu nk'izi ngizi zabahisha ndumva umubiri wanjye uri kunsaba ibintu by'ubushyuhe ngo razana umusheri mukajyana mu cyumba mama akaba ati mutaza kwibagirwa akagakingirizo bana banjye uri kumva niba mushaka kutuzanira nyine bazabizane twatangiye tuvuza induru ibintu by'ubutinganyi uribuka dukora nuza hajya gospel vale twagati ibintu by'ubutinganyi nuko batari umuco w'u Rwanda mwabiretse ejo bundi numvishe resansoma ngo bageze mu 1000 hafi niba 26 n'abatinganyi kangira inama kangira inama bazi gucuruza abantu bafungiye ibintu by'ibyuma n'ibiti byose mushore mu mapampa mure ukuntu hazashya muzunguka byanze bikunda abandi mugure tuno tugare kuko numvisha amakuru ngiyo 2-3 bagushizemo ari amasoro hano mu mugongo uri kumva uhita ubona nakagare ari n'umuhanzi umwe umusitari hano arabonye asigaye akagenderamo uri kumva Doba reka twisoreze ikiganiro cyacu cyetse habaye hari n'izindi nama watanga inama nagira abantu bankurikiye bagifite ubumuntu sibyo bagifite ubumuntu bagifite kugira kumenya bagifite kugira ubwenge bagifite kugira ubuhanga kuko uyu munsi isi yacu dufite n'aba content creator barakuvuga ati isi dufite n'ibimara mwana ubusura nk'uko abantu babanze kutureba nzihindura ikigoryi muri ukuntu ibintu ari trebye bazajya bandeba urukumva nihindura ikimara 2-3 muri ukuntu kandi ko kubona n'isi yarabicuritse n'ubucuruzi buzigaye bugezweho n'uzuka rubw'ubumara ariko urabona n'umuntu yikoreye ibipipiri n'amashashi kera twagitaga n'umusasi nibo baryoshye nibo bagezweho rero ikintu nabwira abantu Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu iyo yasuzugura ababyeyi be ataramba sibyo icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ivuga yuko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba niba ubona umuvandimwe wawe yabuze minerivare imufashe ibyo bintu byo koza kwirwa mwiteretse ejo nabonye ibintu byabereye hano kwa King James barayibonye bene wacusha bari suzi ko hajyamo 10,000 byari inuza baratudahuje imiterere n'imitumburukire mu gatondo iyo nahoze mbyumva mu gitondo mu kiganiro kuri radio wambajije komba ndi hafi hariya 9,900 bari byari mu karitsiye washakaga amavana wako ngo barabashakaga bakabura ariko mbaza uza kumbaza ibyahabereye inyuma ya kamera rero bareka twisoneze kandi dushimira n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka ciao ciao